abasaserdoti badufashije kutwigisha gutamisa inama abantu hano abayobozi bo mu nzego zinyuranye abakristo turabanywe Yesu Kristo akuzwe. Agazano nina banywa wanjye babyarira abana batawuzi umunsi Munyemungu Emmanuel umwana tukuze umwana wa karindwi abana byaraye umuvandimwe wacu cumi n'umwe wa cumi n'umwe
muri bya byicaro byinshi biba biteguwe, tugiye kubategura icyicaro mu magambo y'icyicaro, tugiye kubategura icyicaro ngendo w'amaguru kari kugurisha kure jya na madamu kuri radiyo mariya twari turimo tugurisha kure zabo baduhamagara tugiye kuyisoza, ariko ntabwo twasize imbere baravuga turayisoza. umugoroba habaye igitaramo cyo ku Kiriyo, twakoze byinshi n'umugenzi wa hano n'abarangiye, reka niba n'ikintu cyababwira njye ku bwanjye nabashimiye umugoroba twataramiye aho tuguye ibikorwa byinshi turimo abantu kugeza hano abantu duherekeze n'aho tugiye muri kibiri yabo, ariko ikindi nababwira nta mpungenge mfite ko nari kumwe n'abana banjye, aya mafoto nyamerika yayafatisha muri salo uko nzajya mbyuka mfite amaso intimba ntabwo bizaba nkaho babuze n'inzara bareba kumwe nabo, kandi nizera bakoze basabirisha mwese nawe bagire neza. Isteza hari ibintu navuga byinshi, ibyo navuze nk'umugoroba ntabwo ubuhamya hari benshi babashije kubyumva, none ababanje nabo burinze ibyo bavuze. Tuyishimire hamwe n'umuntu, tuzaba tubatekereza igihe cyose. yabaga aje kumureba, yabwira ati mama nanjye naza nishimye tukabona namuhereza imihanda nshaka kumubona tugahorana nk'umushinga w'umukobwa ukura abayobozi. abana banjye bamwicubaye gikomeye, nubwo nyanja tuvuyemo n'abucura bana banjye musigaye muzanshikiye, tuzarushaho kugira imbaraga tubasabire ukunda abana bato bavuyemo. Ntabwo wamenya icyo Imana yabishakiye, yabonye ko ari abantu b'imbaraga bakaba bagiye kudutegurira. natwe rero igihe turi guhumeka tugiye kujya tubasanga aho bari ntibagere. reka dushimire rero abavandimwe mwaje muri benshi. umugoroba narongeye nanabivuze, abantu bangana guca bangana nk'igihe twabaga tutaramira umubyeyi hariya ku ngoro. ibi rero ni ibyerekana ko ntabwo dushobora gucika intege, ntabwo dufite amarira tubibe. Bikira Mariya yashengutse mu mutima we umwana we bamukubita kandi nta cyaha yari afite. ni uko tugeze rero bikora umusaraba wawe ukurikire nyagasani. reka dushimire bakristo bavandimwe, twongeye kubashimira tubivanye ku mutima. muzahore muri uru rukundo, tutari kumwe namwe ntabwo twaba duhagaze.
ikindi nongeye kuba mwamfasha dushime abapadiri bacu bateraniye aha muri uyu munsi mukuru w'abana bacu, ni ishema rikomeye, ni icyerekana